wowe amasenge none waje hano kwirirwa udundaritse akabuno kuri iyo ntebe wataye urugo rwawe utarureba oya ujye uhama hamwe wumve usenge wakuzanye hano ntabyo se njye nzi gucinya inkoro nzabikora shaka nyegereho utu dukanzu twambariraho agakariso ka string uri kumva string ni zimeze tese cyangwa se ufite se basi agakariso k'urwembe izina rya Yesu ese wakwambarira urwembe mu ikariso ntirugukate mama mugiye umva rwarwana na rwose baho ngaho nawe akora wa mugore urakomera ubyara ishyano nk'iri rikabaza amagambo menshi ndashara njyanye na Betty uri kumva wowe ntiwemereye kujya uracyara umwana ryama niwumva ngo uhamagaye byuke ntiwambara inkweto bataza kubyuka bakumva kubyutse iryo joro ukingure gaho ukaragiseri gake udukingurire ntuzanire ikiza naho cyumenye ubwenge uzakurungana nkatwe wena ariko tugende we harabura imyaka nk'iyi nawe nkajya kujyana tugenda ariko reka maze n'urose umwana sha yaguye n'umwana ryamara tamyose koza murananiwe ni wowe unaniwe usigaye uryama cyangwa arananiwe birose Ako se mama sigambara noneho na Betty ikidasanzwe nigeze wakubona ukuntu tutwenda dusigaye tumbera ahubwo se mbwira igihe we nawe mwaryamaga mwambaye inkweto buriya mwari mugiye hego mu bantu batuye muri iyi nzu ushinzwe mwiki ni perereza uri kunkoraho mama ntago ari iby'ibintu urimo gukora rwose ukuri ntago ari ibyo kandi nsigaye mbona muri retorutaje njye wogeze umbona nuri retaje warambonye ibintu uvuga wabihagararaho ntago ari ibyo mvuze urimo urakora ibyo utigeze ukora kera nyine ahubwo ibyo none se kera nta muziki wabagaho nta style nk'izi zabagaho agapantaro nk'aka ahubwo riri ntuzatungurwe no kubona gukora ansomba ntuzatungurwe nko wabonye nafashe agapantaro kawe nagacimbuye nako nk'agastira gusa ubwo mama ubwo urumva ari byiza kidasanzwe n'ikiza wajya umenya ko uri umubyeyi ko umubyeyi se urabona hari umwana ametse ra wiba ahetse abatozo ahetse nyine riri uramenya Betty atazagushuka uri kumva neza Betty atazagushuka ngo mujyane buriya nanjye tuba tugiye mu ndebe ibyo agiye gukora suzi ko ndishangaze turajyana mba niyicariye hariya nta kintu nkora ndeba nyine ibyo harimo niyo mpamvu tujyana izo nshingano se ubutse kuzikora ari uko anganye kuriya none se kwa reka hari igihe umuntu yisubiraho ugasanga winjiye mu nshingano wari warataye subiraho sawa rero nyine
ndi butaryama wabaye kinonewe. Urandyamisha se ndaga kunshyira muri beriso. Kamahane yawe ni umunsi. Akundi ngiye kunakubwira ngo mvire mu rugo uracyaranga ukora iki? Harya ngo warandambiwe. Narakurambiwe. Uribuka umunsi wa mbere nza. Numvise ngo ngira amahane urugo rwacu rwibereye muri paradiso. Reka noneho nkwibwire. Amatwi kukumva. Nyiramutse wari we. Ababikubwiye bashobora kuba barakubwiye nabi. Reka mbikubwire mbisigirize mbitsindagire byose uko byakabaye mbikubwire. Mbwira ndakumva nta mutima ndwaye. Umva amateka y'urugo niba utarona yasiyane. Ushobora kuba waraje wariteretse warigize nk'akavaze hano uzingura umugore wa mbere. Wapi. Nibyo mbwira ibyo bigori byawe se reka nkubwize ukuri. Ibyo ndabizi cyane. Okay. Nubu uri kumwe n'umugabo wawe. Cyagiye mwasetse. None mwasetse mbese uzamubaza ngo amateka ya nyina wa Betty. Byarangiye bite byarangijwe nani? Tuza nkubwire. Bimenye kera cyane bikwiye guvuna. Biramahire reka nkubwire ibyasano kugira ngo bigufashe kumenya nyirankotsi wendewe. Yihaye kunzamuraho umutwe. Naraje musanga. Iwe ndamutura mukubita hasi. Ndagenda. Noneho urumva nayo ushaka kunkubita. Tuza kugukubita gusa. Nutitonda kandi we yarapakiye nk'agafuka k'amabuye nkasiko umeze nk'uruteja ruteye mu mwanda umuntu yagutoboza n'urutoki wowe nibyo umva ibyo nabimenye kera cyane ntukwire kuvunika nawe rero bigendemo neza itware gake sinenda kuguma iwawe umva nuko hari diru ngiyemo hari naho ngiye ntashaka guhindura imyenda cyangwa ngo bintere na stress ariko bigendemo neza bivuze ko wanze kubwiza umugabo wawe ukuri ngo waje wanjye kubw'agakino gira vumvire mu rugo gira vumvire mu rugo ndumva bitakureba abagore nkamwe mugira amafuti impande n'impande nimubwiza abagabo banyu ukuri ntabwo ingegera zose ziza mu rugo rwanjye ingegera icyo tumva ni iki umva bitanye na mudu ndimo bitewe naho ngiye n'uwo ngiye guhura nawe mva imbere wagiwe ntaguterura nkakubita hasi amajwi yari kundya mu matwi nkeneye no kwiryamira jewe urabizi neza ko nkozeho iyo ugiye komongana simazi ntabwo wakwinjiramo hano urabizi ko sheri ninjye nawe tumeze gutya yo sheri shirana n'agahararo ibyo uzabibona umva Betty nagera hano umubwira nsanga aha nsanga arahazi ariko ujye umenya ko Betty mfite uburenganzira ko ndi nyina warabyaye da warabyaye cyangwa unamureka inda mu telefone ihuta mvira mu rugo genda umwana yise se ndagaruka ahubwo nturyame ntaraza ihute giye ujya genda ihute utagenda utegereje iki nsanze waryamye wambona genda ihute Betty umwihorere nakubwiye ngo ndamuhamagara nanagera hano kirya umubwira genda tugenda nakumvisha ese waje tukajyana ko mbona udashaka kujya kuryama nawe ihuta tu siki no komuna vya kasigura yimvira ahita ryari ngabona hacu uko n'inzara yishumu wajya wabona ubuse nawe urashonje sera ukora kino gifu hari ikintu kiri mu mana ubu nibwo utangiye kumenya agaciro ka mama mama ninjye wamwirukanye se cyangwa yikanywe n'amakosa ye ahubwo nawe niba ubishaka umusangeyo ntawe nsanzeyo rero yewe ndamwizeye tu araza bizanye tegereza urabirya gafite agatwe karemereye sinzi impamvu ubundi ko kera se wari umenyereye kwirirwa ubunga hari ubwo mvaga inzara kuba nicara aha ngaha nibyo birakubabaza ahubwo bindya n'ahantu ujya ugenda wenda na stress yawe yo kuvuga ngo inzara nayiki nzagenda n'utwo nagukoreraga tumwe na tumwe ukatubona kakugiraho ingaruka sha ukabyumva noneho ukumva uwo uriho sori igiki sinzi ukuntu usigaye umeze umutwe warawuremereje ntawamenya ku bundi wumva utekereza ute reka nkwihorere ariko wowe witonde harya gutanga raporo ngewe izo nzatanga mama nagaruka sha batazaguca umutwe kava hakajya bazawuguca sawa
uzabibona. Riri arambona. Riri! Riri! Niko wamushenze kasi. Uri gusakuza papa mobera ari. Papa Betty, kumbe ni wewe. Gache. Nimwebwe reka mbabaze sha kweli nimwe mugenje buryo Papa Betty umwana mwiza cyane. Betty Kandi papa ngiye burangundira n'amahoro. se kuko umunkubite ngirene Okore kose na. Wikubita umwana ari kumwe na shangazi. Aho burozi n'ishyaka mfite. Betty, aka kantu nibutse mwana. Telefone yanjye rero. mva mnyamu Kurwana ibingibi birimo We telefone yanjye nayiguye cyagiye ndi kumwe na wa mutipe nagusigiye telefone Papa. yanjye. fasha kuyishaka be. Ko yawasaza muzi. Cyangwa wamurezwe ntukaguzana ibintu byo. Nyiramu. Papa agakanya terera mu. agakanya Baretse mbanza baretse Nyiramu. ibintu byo kunywa byo. Ma telefone yanjye. Gache ariko papa uri kumbabaza. Gache. Telefone. Irihe mana? se nono ibintu muri mono ni ibiki kweli Betty dore bukono ndomatari ndagaswe do. Ariko kiko wasinze. Nyenda kubona wasinze rwose. Genda tsimba nawe nsimbura. Nyiramu vana ibyo bisize aho ngaho telefone umwana wanjye mujyane mu nzu Eka dore dere nduyo. si telefone Mwana Papa na amazi wambonera. reka tujye mu nzu Nasikia zwi. twinjiye ujya mu nzu se nyine cyose kintu cyakanye gatigisica abo babifasha ko. Bivuze ngo ujyanye umwana wawe. Yarankotse uransize ngenda umuzamu wanyu wo kurara kuri amarembo yanyu. Papa Betty nanjye ngwino ntwari cyangwa mubyutse rirazanjana. Betty usize shangazi. Sheri Kame umugore mwiza meze neza ariko papa Betty njye mfite ikibazo. Urabona Nyirankutsa ejo bundi mpamya ko ari we wagiye kubakingurira basinze. Ni kuri Nyirankutsa arimo aratwigishiriza imico mibi umwana. Ntabwo ubibona? Nose wagira ngo ugende bite kukuje Njye ndumva no kuri wa mubwira agasubira iwe ko umwana wacu hato tuzashiduka n'ukuri yatwaye n'iby'imyendaro. kandi koko siko n'abakingure basinze koko di nose sheri abiheraye koko shaka ko mushiki wanjye sinabihera. Oya ntabwo wabura umuntu w'umugabo ntabwo abura ijambo mu rugo rwe. Ntabwo wabura ahantu wahera Nyirankutsa umubwira ngo asubire mu rugo rwe. Sheri Kame reka ze guhamagara umugabo we sibyo yabimfashamo tukagurukana mu buryo bw'ubwenge ariko njye naho ntabihera. Oya bigerageze ariko ukuntu yasubira mu rugo rwe aranatubangamiye hano. Oya birakunda ndaza kumuhamagara sibyo agende wanatubangamiye bituma atisanzura neza. Nukuri ntabwo ubibona se. Nagishekeza reka twiryamire ndaza kubikemura nta kibazo sibyo. Ego reka dusinzire. niko nyiramu Kiwa wampereye. nyiramu niwe ndi kubaza Karame ibisiga ndashaka kuva aha ngaho gato ugasura iwanyu uri kumva neza. Papa Betty reka nkubwize ukuri. Dore mba nitonze nacu mbese nanapfukamye.
wa mufuka wawe w'umugore ntawe uhari. Reka nze nkubwize ukuri. Gapfukamira shitani. Turabavandimwe basigaranye. Ntaho nzajya. Unabimenye ubyiteho kurugutura ayo matwi yawe ubimenye imitungo y'iwacu yose wayikubiyeho. Uzi ko kwinjira mu matwi no kurya shitani we. Reka mubwire. Ariko papa Bete nawe ugiye kujya nkubita. Ugiye kwifatanya na papa bawe na mwese mu nkubite. Reka nduhira uretse agatumbwira. Umva. Nyina. Abasinzi ni hano. Indaya ni hano. Ibintu utanye kwigisha umwana wanjye. Nyirankotsa wowe. Ngo mwigisha cyangwa nyigisha. Ngiye ukubiza nyirankotsa mwe. Kana ko mugozi. Inzoga jewe. Umwana wanjye. Umwana wawe. Umva. Uzagenda utumvira nini? Umugore wawe cyangwa nige cyacu cy'amatara. Umva. Nyiraho. Ceza kwaka nota. Zicumu. Uranyohereza icyo papa bawe nanyirukaniye cyararangiye. Umva. Zicumu. Umva nkubwiza ukuri. Imitungo y'iwacu yose waragiriye urayimara. None mungiye niba utangiye kunyirukana. Umva icyo utaruzi kimenye. Unshakira aho kujya. Unshakira naho kuba. Nongera urugo ntarwumvamo. Kora rero ubuze ko umuntu aba atabizi. Telefone nyishizera. Ingomani. Wapi hagarara we ndaje. Betty, hagarara ngaho. Uri kuvuka je? Uje? Arakadiru nigiriye. Akadiri kubusinzi. Ako se papa ubwo gusinda no kujya. Se ntabwo ngo nawe uje ungishimaka. Icara hano vuba. Umva, nikiri je. Uje unyubaha. Papa Bete. Hafuta nico mwe. Umva, sibyo mutangiye? Nawe uje utangiye? Buretse. Papa Bete uzagenda gake. Nawe urabizanye? Bete ntago ari ikibazo muri uru rugo. Uru ikibazo ni mushiki wawe Nyirankotsa. Buretse. Umuntu araca si. Aho papa ubwanyetse. Mama we. Wamaye utuzi. Mwana we kanze muzana. Yarabiciye umwana de. Komana we no kuba mugufi we. Mama ndigusha. Ndaje mwana wa. Ndaje. Koma urabona ukuntu anize kandi nasindanye na shangazi turi babiri. Nihore buri ahubwo naza ndamunigariwe. Siki. Niba naratumye. Cyera mwawe. Sama nubwo nkigiye. Wigira ujya mwana wa. Jya kwiryamira. Igendere. Ukura mu mwuko yebye nabi. Mbega umugabo ugira amahane we yarampekuye. Seni wowe. Naramutse nyine. Umwana se wabyaye. Nanjye n'umwisengeneza wanjye. Byose nabyaye. Uratinyuka wowe ugaburaya bwawe no kurisendeshereza umwana bigatuma isamu kubitana n'isoni ufite. Ugira umvire mu rugo. Uri kunyumva? Wanyumva. We nabyo ko ngubita birimo no kurwana. Barike. Warugora uremereye kufinga nabityo. Nyirunde kurasa nyine. Nkore kuriki? Ndakura warugore. Waruzi wakore mwana wanjye. Umwana Bete. Bete ngo naje. Nundi. Aba we. Hasane bese. Wowe uratuma nkubita. Uruhame wagira ngo ni toni. Shiramvura imugongo cyo kavunika. Beti. Sundi ko betara hari. Wanamwigishirije kunywa inzoga ngabe. Rurarwana rumwe inzoga rigacura udufuniko ninjye warwigishije cyangwa waranyigishije. We Nyirankotsa narigenje. Uyu mugore uje aho zanyica tu. Yebaba we. Nahinduwe kuri babandi twiki bagikuye.
uraburiye